Gushidikanya aha nkufitiye abantu bo kubihamya. Muraho neza mwaramutse mwiriwe bitewe n'igihugu urimo. So uyu munsi rero nkoze live ndashaka kubereka uburyo wenda n'urugero umuntu yinjiza kuri TikTok. Tugiye kureba ese umuntu akoze live isaha imwe aramutse afite abantu benshi bamukunze yaba yinjira amafaranga angahe mu gihe cy'isaha. Ngiye gufungura live, nimara gufungura live dutangirane turebe uburyo bigenze. Turaza kureba ese mu gihe cy'isaha yuzuye wera cyangwa se isaha ibura iminota 50 waba ukoreye amafaranga angahe, waba ubonye amafaranga angahe kuri TikTok. So twagiye rero ngira ngo dutangire live, ngira ngo murimo murabibona nta muntu muraza ni 0 views. Okay, umuntu wa mbere arahageze. Murimo murabibona nayo ndimo ndasharinga, ushobora gusharinga abantu ufite kugira ngo ubabwire ko watangiye live. So ngira ngo murabona ko uwitwa Master yatangiye gutanga gift. Wow. Urabona umuntu ampaye trailer. Ampaye gari ya moshi. Ira gari ya moshi na amafaranga ampaye. Ngira ngo murabibona. Ampaye ya kabiri my friend. Iyi ni gari ya moshi ya kabiri. Muri live imwe turashaka gukora live by'ubiri muri 50 irabyara amafaranga angahe. Urabona ampaye iyi live twayikoze, urabona ko umaze kugera muri Diamond 550. So turaza kureba mu 50 y'iyi live turatwinjize gute. Wow, my god. Mary, thank you. God bless you. Ariko live tuyirangije ngira ngo murabona Diamond n'abatanze inkunga. Tugende tujye kuri balance turebe amafaranga yinjiza mu 50. So uraza kujya kuri setting and privacy, wamara kuhagera ukareba kuri balance yawe. Muri 50 twinjije amafaranga angahe. Katurebe dukuriye amafaranga angahe. So urabona ko umaze kuri balance ya 46,000 by'amanyarwanda ko TikTok yagaragaza no mu manyarwanda. So ngira ngo murabona ko itariki 7 z'ukwa 10 nkuko nabibabwiye. So uyu munsi dukora intuza mu 50 tubonye amadolari 36. Ese nimba nkora 40,000 mu isaha, we mu isaha aho ukora winjiza ngahe? Urashaka kuza gukora TikTok ukayikora nk'akazi? So joining live yanjye cyangwa rero undi muntu yize agufashe. Umvikana ntabwo ari ibintu bipfa kwizana gutyo. Sibyo ntubigiraho ikibazo kuko nimara kukugezaho inzira uko arenye wakoreramo amafaranga kuri TikTok. Ndaza gusoza tuvuga ibyo wakora, uburyo wabyitwaramo cyangwa se uburyo wabishyira mu bikorwa ugakorera amafaranga kokona. So reka dukomeze n'inzira ya kabiri. Inzira ya kabiri wakoreramo amafaranga kuri TikTok rero nta yindi uretse gucuruza. So aha ngufitiye urugero rw'uko abandi bantu batangiye gucuruza bakoresheje TikTok. Two beautiful clients. I was having this yashakaga iyo full glamour amaso adapika cyane. So we started our process. Ndahamya ntashidikanya ko abantu bacanye ku maso already barangije kubona imbaraga za TikTok mu kuzana abakiriya benshi. TikTok ikoreshwa n'abantu benshi mu gihugu buri munsi, kandi turabizi neza ko abantu tuba dufite ibintu dukeneye umunsi ku wundi, tuba dufite ibintu dukeneye kugura. Urumva rero ku bantu bacanye ku maso TikTok ni isoko rigari cyane rishobora kudufasha mu bucuruzi bwacu. Aha, nk'uyu uramubona ni umuntu ucuruza telefone, arimo kwifashisha TikTok yerekana ubwiza bwa telefone, zarimo aragaragaza uburyo ari nziza, uburyo ari za quality zifite kamera nziza. So ahangaha rero niho ahurira n'abakiriya. Abakiriya baramubona bamubaze telefone bimeze bite, gute yangera hute. Kintu nemeza rero nuko nawe uramutse uri seriye ushobora kujya mu mubare wabinjiza amafaranga kuri TikTok binyuze mu gucuruza. Ushaka kwinjiza amafaranga kuri TikTok ucuruza, hari uburyo bubiri wagerageza bikorwamo. Uburyo bwa mbere ni ukuba wacuruza ibicuruzwa byawe bwite, naho uburyo bwa kabiri ni ukuba wacuruza ibicuruzwa by'undi muntu, gucururiza abandi, bimwe bita affiliate marketing mu cyongereza. Mpereye rero ku buryo bwo kwicururiza cyangwa gucuruza ibintu byawe. Aha ni hahandi uzajya ukora video kuri TikTok zerekeranye na product, zerekeranye na service utanga. Nukuvuga ugiye kujya ukoresha TikTok werekana ibyo ukora, ugiye kwagura business, ugiye kongera umubare w'abantu bazi ibyo ukora, ugere ku bakiriya bashya wifashishije TikTok. Ibi birakora cyane, hari ababikoresha kandi bakabona amafaranga. Niba udafite ibicuruzwa byawe ku giti cyawe ariko ukaba ushaka gukorera amafaranga mu buryo bwo gucuruza kuri TikTok, koresha inzira ya affiliate marketing.
muri affiliate marketing ni ukujya ukoresha TikTok account yawe upromotinga product, upromotinga igicuruzwa runaka cy'undi muntu, hanyuma cya gicuruzwa cyagurwa ugahembwa komisiyo, ugahembwa amafaranga ya komisiyo kuko wagize uruhare mwigurwa rya cya gicuruzwa, kuko wagipromotinze kuri TikTok yawe. Uhembwa komisiyo rero bitewe n'uburyo wumvikanye na nyiri gicuruzwa. Urugero wenda ushobora gupromotinga nka marike y'inkweto runaka kuri TikTok account yawe, kavuga ati iyi nkweto ni nziza, ntabwo igicuya, ntabwo igikangwa n'amazi, tuwayishaka nayimugezaho. Wenda umuntu runaka akabona ya nkweto akagira utakayikunda, wenda nibigura nk'ibihumbi 40, nyiri nkweto akaguhereza nka komisiyo y'ibihumbi 7 kuri buri muguru w'inkweto. Muri make murumvikana, hanyuma ugatangira ugapromotinga bya bicuruzwa kuri TikTok account yawe. So ndakeka rero wegereye nk'umucuruzi runaka ara mu isoko ukamugezaho icyo gitekerezo cyo gucuruza wifashishije TikTok, hanyuma akajya guha komisiyo, ntabwo umucuruzi yabyanga, bipfa kuba birimo inyungu. Gusa nkomoje gato ku byo usabwa kugira ngo winjize amafaranga ucuruza kuri TikTok n'izindi mbuga nkoranyambaga muri rusange. Ukeneye ubumenyi my friend, ukeneye ubumenyi. Ntago ari gupfa gucuruza kuri social media, ntago ari nk'ibi byo gucuruza muri boutique cyangwa se ku isoko. Niyo mpamvu ukeneye gukora subscribe kuri YouTube channel, kuko zajya nkwigisha ibintu bitandukanye harimo no gucururiza ku mbuga nkoranyambaga. Ubumenyi bw'ukeneye bwose kugira ngo utangire ucuruze kuri social media. So reka dukomeze. Inzira ya gatatu wakoreramo amafaranga kuri TikTok hani wacu rero niyo bita kwamamaza. So ntabwo ngiye gutinda rero kuri ubu buryo bwo kwinjiza amafaranga wamamaza kuri TikTok, gusa bitewe n'abantu bagukurikirana, bitewe na views ugenda ugira ku ma video yawe, birashoboka ko hari ama company, hari business runaka zishobora kuba zakwegera, bakakwegera bagasaba kubamamariza ibikorwa byabo, ukabamamariza product zabo kuri video zawe. Niba ukunze kujya ku rubuga rwa TikTok, ndakeka ushobora kububona nk'abantu bari kwamamaza nk'amatelefone cyangwa se ibindi bintu. So nkuko nabikubwiye, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana gutyo gusa. Niyo mpamvu ku musozo turaza kureba ibyo usabwa gukora nkuko nabigusezeranyije. So reka rero dukomeze ku buryo bwa kane mbere yuko tureba ibyo wakora kugira ngo ya mafaranga koko aze. Uburyo bwa kane rero nta bundi ni TikTok Creator Program. Iyi nzira niyo kwitondera, ndaje nkubwira impamvu. So TikTok Creator Program beta ni uburyo TikTok ihembamo umuntu ariko hagendewe kuri views aba yagize kuri video ze za TikTok. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bitandukanye uba usabwa kugira ngo uhembwe muri ubu buryo bwa Creator Program beta. Kimwe rero mu by'ubusabwa kugira ngo uhembwe muri iyi program hari ukuba ufite aba followers byibuze 10,000 baririyo bari active, kuba waragize views zingana n'ibihumbi 100 kuri video wakoze mu gihe cy'ukwezi gushize, TikTok account yawe ikaba yarafunguriwe mu gihugu iyi program yagezemo. Ikindi muri iyi program bahemba video irengeje umunota kandi noneho yagize views byibuze guhera ku 1000 kuzamura. So rero iyi gahunda yo guhemba bagendeye kuri views ntabwo inahi wacu irahagera, na mu Rwanda ntabwo irahagera, kuko ndakeka imaze kugera mu bihugu, niba sinzi ari kubanza ari ibihugu 5, ni muri Amerika, Brazil, Espagne, Ubufaransa, sinzi ikindi gihugu. Gusa icyo nzi cyo nuko mu Rwanda bitarahagera. So rero urumva mu Rwanda kuba twahembwa kuri ayo mafaranga biragoye, ntabwo bishoboka kuko ntabwo turi muri ibyo bihugu aho programu yemewe. Ushobora kuba wujuje bya bindi twavuze, aba followers 10,000, wararebwe views 100,000 mu minsi 30 ishize, ukora video zirengeje umunota umwe, bya bindi byose mbese wabyujuje ariko utari muri biriya bihugu byemerewe guhembwa n'iyi program. Gusa numvise ngo nawe ya mafaranga wayaryaho uramutse ufunguje TikTok account ikomoka mwa biriya bihugu byemewe. Urugero ngo uramutse ufite nk'umuntu uri muri Amerika, hanyuma akagufungurira account ariyo ngiyo muri Amerika, yarangiza akakohereza username na password ya account ukajya uyikoresha ariko yararemewe muri Amerika, ati icyo gihe nawe wagihembwa mwayira program warangije kuzuza bya bindi byose bisabwa.
mbese umuntu akagukorera account ari muri Amerika cyangwa se wowe ugatega ukajya nko muri Amerika cyangwa mu Bufaransa cyangwa muri Brazil ugakora iyo account wamara kuyikora ukagaruka mu Rwanda, icyo gihe nawe wajya muri programu ugahembwa. So ubundi buryo rero numvise babivuga wabikora mu gukoresha VPN. VPN ku batabizi ni programu ihisha location, ihisha aho umuntu aherereye. Urugero VPN ishobora kwerekana ko ndi nko muri Amerika kandi ndi mu Rwanda. So rero ushobora gukoresha VPN ukora nyine account ibarizwa mwabira bihugu. Kubikora ufata nyine telefone yawe smartphone ugakuramo simu card zo mu Rwanda. Ntagire simu card yushyira muri ya telefone, warangiza ugaconnectinga ku yindi wifi isanzwe cyangwa se umuntu akaguconnectinga kuri hotspot, warangiza ugashyiramo VPN ugiye uri gukoresha internet, hanyuma ugakoresha email utigeze ukoresha kuri TikTok, ugakoresha ya email uri gufunguza indi account nshya ya TikTok. Ubwo rero VPN uba wayiconnectinze kuri server iri nko mu Bufaransa cyangwa muri Amerika, ureba kimwe muri bya bihugu aho iyi programu yemewe, akaba ariho VPN yawe iconnectinga VPN server. Ubwo rero ukabikora gutyo ugafungura accounting ugacishamo nk'iminsi nk'itanu utarakoresha account, hanyuma nyuma yaho ukajya uyikoresha. Icyo gihe nawe rwose wajya uhembwa kwa ari amafaranga. So ibi rero ntabwo mbihagazeho cyane, niko numvise babivuga, ntabwo ndabigerageza. Gusa ushobora kugenda ugakora ubushakashatsi ukarushaho kumenya uko bikora, niba byarya nawe urumva wajya urya amafaranga mwayira programu ya creator program. Aka kanya rero nyemera tujye ku ngingo ya nyuma ivuga iti ese harasabwa iki kugira ngo aya mafaranga koko uyakorere bive mu magambo bijye mu bikorwa? Urasabwa gukora iki kugira ngo aya mafaranga yo kuri TikTok uyaryeho? So ni ibintu bitatu navuga ko ugomba gushyira mu bikorwa kugira ngo aya mafaranga utangire uyakorere. Ikintu cya mbere, baseri gira gahunda kuri TikTok, umenye ati mfite account noneho uyikore uri seriye. Umenye ati mvuga kuri ibi, niba uvuga kubijyanye n'imyambaro tubimenye, niba ari comedy tubimenye, niba ari ibyo guteka, niba ari ibyo gusuka, niba ari bya gym, byose tubivuga ati iri account ya Charles ni account ivuga kuri ibi nibi. TikTok account iyo niyo step ya mbere, intambwe ya mbere, baseriye ugire account ya TikTok ya nyayo, ugire topic runaka imwe umenyekanaho ugiye gukoraho nyine kuri TikTok. Ntabyo kuvanga ngo ejo usange uri kubyina, ejo bundi uri gukina comedy, ejo bundi uri gushyiraho ng'imyenda, ejo bundi ni fashion. So gira gahunda, nicyo kintu cya mbere, baseriye ugire account ya TikTok ivuga kuri topic runaka. Ikintu cya kabiri usabwa gukora ni uguhoza uploadinga video kenshi cyane gashoboka. Shyiraho video nyine aba audience bakubone bakumenye, kuko niba utaploadinga kuri TikTok ubanza njya mbona nka video isazira nk'iminsi 2 cyangwa umunsi umwe. So urumva rero icyo nabonye ibanga rihari ni ugukomeza kujya umuntu ya uploadinga cyane. Nubwo iyo uploadinze cyane nibwo nyine bituma ugera kuba audience, ukagenda uzana aba audience, uzana aba followers, ntabyo gukwama hakundi ko umuntu agenda ugasanga ntagipostinga. So basirious wubake aba audience. Nubu ufite aba audience nta nibwo uzabona nyine abantu bucuruzaho, nta nibwo uzabona nyine abantu bashaka kukwegera ngo bamamarize. Urumva rero aba audience ni ikintu gikomeye cyane. Rero kucyubaka bisaba nyine guhozaho, kuba seriye, ukajya postinga kandi ugashyiraho noneho video ziri quality, ukagenda wongera quality. Sinshaka kuvuga uzatangira video ziri quality cyane, ariko kugenda ukora ukagenda improving, ukagenda uzamuka gake gake, ariko nyine ukora ugahozaho, nta gucika intege, nta gusubira inyuma, kandi none ugakomeza kuri ya topic yawe. Ikintu cya gatatu rero usabwa kugira ngo ukorere amafaranga kuri TikTok kinakomeye cyane kuruta ibindi, iga umenye gucuruza. Ntiwumve tuvuga ngo wakorera amafaranga kuri TikTok ucuruza, ngo wumve ni bya bindi byo gucuruza nk'uko bacuruza hano hanze mu soko hariya muri boutique. Gucururiza ku social media bitandukanye cyane no gucuruza mu buzima busanzwe. Ni ukuvuga rero ukeneye ubumenyi mu gucuruza, ukeneye kwiga ukamenya abacuruza bate kuri TikTok, kuri Facebook, kuri Instagram, kuri social media muri rusange. Ese we interactinga n'aba audience gute?
ubu nibwo bumenyi bukomeye cyane kuruta ubundi, kuko ushobora no kuba waragize aba followers benshi cyane pe, ariko nta n'amafaranga ukorera. Ngiye nk'abafite nk'aba followers 1000, baba followers bakaba bangirira umumaro kubera ko ngenzi guseringa, ngewe nzi gucuruza, ariko ufite aba followers benshi ntabwo uzi guseringa. Rabo aba followers ntacyo bakumariye. Niyo mpamvu ukeneye kwiga ukamenya abacuruza bate kuri social media. Ibyo nibyo bizagufasha gucuruza nyine, ukegera abakiriya ukabagezaho ibintu byo bakeneye. Kantu kanyuma nakongeraho rero, nawe ujye utanga amagift. Muri isi ni impango, kuki ushaka kujya winjiza amafaranga mu buryo bw'amagift wowe udatanga amagift? Niba udatanga gift wowe kuki witeze ko abandi bazaguha gift kuri TikTok? So rero nabyo nyine bikore nka business, be kinyamwuga ubugati nshaka kwinjiza amafaranga muri gift. Ushaka kwinjiza amafaranga mu buryo bwa gift, nawe ubwo uratanga gift. So naha nsoreje rero, ngira ngo twabonye inzira enye ushobora kuba wakoreramo amafaranga kuri TikTok. Inzira ya mbere twabonye ko ari ugukusanya amagift ugenda ubona kuri za live ukayavunjamo amafaranga. Inzira ya kabiri twabonye ko ari ukuba wacuruza. Ushobora gucuruza ibintu byawe ku giti cyawe cyangwa se ugacururiza abandi ukajya uhabwa komisiyo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri bwo gukoreramo amafaranga ucuruza. Inzira ya gatatu twabonye ko ari ukwamamaza, ukaba wakwamamariza ibigo, ama business igihe waba wararangije kubaka aba audience. Inzira ya kane twabonye ko ari TikTok creator program beta, aho uhemberwa ku ma views. Twabonye uburyo ushobora kubigerageza, amayeri ushobora kuba wakoresha, kuko hano mu Rwanda ntabwo birahagira. Twabonye uburyo ushobora kuba wabikoresha ugafunguza account yo hanze. So ibintu bitatu nibyo twabonye bisabwa kugira ngo ukorere amafaranga, bive mu magambo bijye mu bikorwa. Ibyo bintu twabonye nta bindi, nukugira ute, nukuba seriye, ukagira account nyine iri focus, ukamenya ati nkora kuri ibi nibi, TikTok yanjye vuga kuri ibi niba, akaba ari byo ukoraho, nta byo kujarajara, nta byo akajagari. Ikintu cya kabiri ni uguhozaho ugapostinga cyane, ukubaka aba audience, kubaka abantu bashobora kugura ibintu nawe, kubaka abakiriya. So ikintu cya gatatu twabonye ni ukwiga gucuruza, kuko ufite aba followers benshi ariko utazi uburyo bababyaza umusaruro. Abo ba followers nta nicyo baba bagize ute bakumariye. So ukeneye kwiga gucuruza, ukibuka no gutanga amagift, kuko uramutse udatanga gift ntukitege ko nawe bazajya baguhereza gift. Naha nsoreje rero, kora like, kore share video, uyisangize abandi bantu bashobora kuba bayikeneye, nabo bunguke kuri ubu bumenyi. Niba uri mushya rero kuri YouTube channel yanjye The Success House, nagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tuzakomeze tubane no mu zindi video zizaza. Iyi channel niyo channel ugiye kujya wigiraho ibintu bijyanye no gukorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, kandi uhereye kuri zero. Nk'ubwo bumenyi bujyanye no guseringa kuri TikTok, kuri Facebook, n'ahandi uzabukurana ahangaha. Tuzajya tunyuzeho ibindi bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'uburyo wakubaka business yawe, amahame ajyanye no gutera imbere, n'utundi tuntu dutandukanye tw'ubwenge. So rero kora subscribe kugira ngo tuzabane no mu zindi video zacu zitaha. Ndabizi neza ko ukeneye kumenya birambuye uburyo YouTube ihemba, uburyo wakorera amafaranga kuri YouTube. So iyi video yabigufashamo cyane, kuko byose binyura ku murongo ibyo usabwa kugira ngo utangire ukorere amafaranga kuri YouTube hano mu Rwanda. So wayireba nayo ndabizi yagufasha. Duhurire mu yindi video.